neza abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, aho muherereye hose turabasuje kandi twizera ko mukomeje kugenda mugira ibihe byiza aho muherereye hose. Twe dukomeje kugenda tubifuriza umwaka musha muhire wa 2025 uzababere umwaka w'amata n'ubuki. Mu by'ukuri dukomeje kugenda twifuza ko umwaka wa 2025 abasoje umwaka wa 2024 ibintu bitaragenze neza, ndetse n'abasoje umwaka wa 2024 ibintu byaragenze neza. Mwese tubifurije umwaka musha muhire wa 2025 uzabe umwaka w'imigisha kuri mwewe, muzahahe muronke umwaka wa 2025 muzawusoze amahoro. Mu by'ukuri muhawe ikaze kuri ya YouTube channel igiye kujya ibagezaho utuntu tw'ubwenge yitwa Kimo TV Show. Mu by'ukuri tugiye kugaruka ku kiganiro cy'umuriro cyiswe kuri show y'ubwenge yiswe Inzira y'Umusaraba tuganire show, aho tugiye kugaruka kuri ya filime y'ubwenge ikomeje kugenda yandika amateka, ya filime ikomeje kugenda ibubukombe, ya filime ikomeje kugenda ibica bigacika, ya filime ikomeje kugenda ivugisha benshi, akaba ari filime yiswe Inzira y'Umusaraba. Rero iki ni kiganiro Inzira y'Umusaraba tuganire show, aho ari ikiganiro cy'umuriro, aho tugiye kugaruka kuri ya filime Inzira y'Umusaraba, ya filime ikomeje kugenda ibubukombe. Kera kabaye umuntu bita Nkuranga yaje kubamenya neza ko umuntu bita Iribagiza afite musaza we ufite ipeti rikomeye mu gipolisi cy'u Rwanda. Mu by'ukuri ibi ni bimwe mu byaje guhangayikisha umuntu bita Rugema, avuga ati noneho iki cyo ndagihanduringa gute. Mu by'ukuri abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba bafite amatsiko menshi cyane yo kumenya ngo umuntu bita Iribagiza araza kumenya ko afite musaza we ukomeye cyane, nyuma yuko umuntu bita Iribagiza akomeje kugenda akorerwa iyicarubozo, aho umugore wa Rugema ari we nyina ntambara atangiye kugenda afata Iribagiza akamuvuna akagura, reba mu by'ukuri igufa karituritsa. Mu by'ukuri mukomeje kwibaza ngo Iribagiza araza kumenya ko afite musaza we ukomeye cyane mu gipolisi cy'u Rwanda. Umuntu bita Rugema yaje kuba yica umuryango wa Iribagiza wose, papa na mama ba Iribagiza arabica, mu by'ukuri atazi neza ko bafite undi muhungu, atazi neza ko Iribagiza afite musaza we ukomeye cyane mu gipolisi cy'u Rwanda. Abenshi bakomeje kugenda bibaza ngo ese umuntu bita Cyusa we ko yasabye Iribagiza ko bagenda bakajya kureba iyo bibera, bagahunga uriya muryango wa Rugema ukomeje kugenda ukorera iyicarubozo Iribagiza. Mu by'ukuri Iribagiza ko yabwiye Cyusa ngo azamusubiza, mukomeje kwibaza ngo Iribagiza azamusubiza ngo iki? Iribagiza azabyemera kujyana na Cyusa ngo bigendere bave kwa Rugema, nangwa Iribagiza azabyanga? Mu by'ukuri ibi byose abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba babifitiye amatsiko menshi cyane, babifitiye karashi, bashaka kumenya igisubizo. Mu by'ukuri rero nk'abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe ahangaha kuri Kimo TV Show, ubundi ugakanda like, ubundi ukaduha igitekerezo cyawe, ubundi ugafata agatebe ukiyumvira ikiganiro tukakugezaho byose bigiye kuba byaba muri filime Inzira y'Umusaraba. Ikindi kintu abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba nacyo turaza kuba twabasobanurira. Mu by'ukuri umwaka wa 2024 bakomeje kwibaza ngo ibi ngibi bigomba kurangirana nawo. Umuntu bita Iribagiza abonye umuti umuntu bita Kamarade na Emile bafite, mu by'ukuri nayo ni role imaze igihe iri kurambira abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, bitewe nuko umuti batinda kuwugeza kuri Iribagiza ngo kwanza atangire kugenda yibuka ibintu byose. Ariko filime Inzira y'Umusaraba ibintu biri kugenda bijya mu buryo mu uyu mwaka wa 2025, mu gihe gutangira kubona Inzira y'Umusaraba yahindutse filime y'umuriro. Mu by'ukuri mu gihe kwibonera show idasanzwe. Rero nk'abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba nanone bari bakomeje kwibaza ngo umuti uzagera kuri Iribagiza ryari. Mu by'ukuri ibi byose nk'abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba tugiye kuba twabibasobanurira, nimba Iribagiza umuti uraza kumugeraho mu minsi mike isigaye, niba umuntu bita Iribagiza
araza guhura na musaza we ufite ipeti rikomeye cyane, umupolisi ukomeye cyane mu gipolisi cy'u Rwanda, niba ndetse n'umuntu bita Cyusa araza kumenya ko Iribagiza afite musaza we. Mu by'ukuri umuntu bita Rugema, Nyirantambara ndetse na Fabiola ibyabo byaba birangiye, isosi yaba iguyemo inshishi. Mu by'ukuri ibi byose umuntu bita Cyusa amenye ko Iribagiza afite musaza we ukomeye cyane mu gipolisi cy'u Rwanda. Mu by'ukuri rero nk'abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba nanone bakomeje kugenda bibaza ngo byanze bikunze umuryango wa Cyusa ugomba kumenya ukuri, ukamenya ko Iribagiza nta babyeyi agira, ukamenya ko Iribagiza ababyeyi be bishwe ari umuntu bita Rugema wabishe. Rugema murabizi ko ari we wiyita papa wa Iribagiza. Mu by'ukuri abantu mugenda mubona ibintu Iribagiza akorerwa, ubundi waba utazi ibyo ari byo, waba ari bwo bwa mbere urebye filime Inzira y'Umusaraba. Mu by'ukuri ibintu Iribagiza ari kugenda akorerwa, wakemera neza ko bariya ari ababyeyi be, Nyirantambara na Rugema. Mu by'ukuri rero nk'abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba nanone bakeneye kubona ubukwe buri official, ubukwe buri rego bwa Cyusa na Iribagiza, ubukwe bwemewe n'amategeko, atari bimwe byo gukora bari kwihishahisha. Bwa Cyusa na Iribagiza nabyo ni bimwe abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba bategereje kwihera ijisho. Mu by'ukuri baravuga ngo amaso ararya indi kaburara. Mu by'ukuri umunsi Iribagiza zaba yatangiye kugenda yibuka byose, mu by'ukuri igihe Iribagiza zaba yamaze kubona umuti, yatangiye kwibuka byose, umuntu bita Rugema, umuntu bita Fabiola ndetse na Nyirantambara batangiye gukurwa mu mitungo ya Iribagiza, bamwe bari gufungwa abandi bakomongana. Mu by'ukuri ahangaha filime izaba imeze neza, hari ngira ngo nkurikije ubu buryo ibintu bizaba bimeze, bamwe bazajya bareka kurya bamanza barebe filime Inzira y'Umusaraba barye nyuma. Mu by'ukuri kuko izaba ari filime y'imiriro, izaba ari filime itwika. Mu by'ukuri rero ukurikije ibi bitekerezo tumaze kuguha nk'umukunzi wa filime Inzira y'Umusaraba, waza kutubwira ikizabanza imbere. Ese Iribagiza azabanze abone umuti Kamarade na Emile bafite, cyangwa Iribagiza abanze abonane na musaza we umupolisi ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda? Ese muri ibyo bitekerezo uko ari bibiri muhisemo ikihe? Abantu mukunda Iribagiza mugende mwandika hasi muri komenti Iribagiza hejuru, Iribagiza hejuru, kugira ngo Iribagiza akomeza atsinde, urukundo rwa Cyusa na Iribagiza rukomeze kugenda rufata indi ntera. Rero niba uri umuntu ukunda filime Inzira y'Umusaraba, mu by'ukuri ndagira ngo ukore urebe munsi y'iyi video gato, ukande kuri subscribe. Reba munsi y'iyi video ku ruhande rw'iburyo uraza kubona ahantu handitse subscribe, ukandeho. Ubundi urebe no ku ruhande rw'ibumoso akantu k'akaganza karebye hejuru, ukandeho, uraba ukanze like. Ubundi dukomeze twitwikire nk'abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba. Mu by'ukuri ejo mu kanya turaza kuba twabereka agasene k'umuntu bita Iribagiza ari guhura na musaza we, k'umuntu bita Iribagiza ibyishimo byamurenze, aho araza kuba ari guhura na musaza we, aho no ku munsi w'ejo turaza kuba tubereka uburyo umuntu bita Iribagiza yaje kubahura na Kamarade na Emile, akaza gufata umuti, hanyuma agatangira kugenda yibuka byose. Ndetse n'ejo bundi muri kino cyumweru tuzabereka uburyo umuntu bita Rugema ari gufatwa, agiye gutabwa muri yombi. Mu by'ukuri izo zose ni seni tuzabereka ahangaha kuri Kimo TV show, kubera ko kuri Big Family TV ariyo YouTube channel inyuraho filime Inzira y'Umusaraba ya original, utwo duseni tutazabasha kuhacya, ahubwo tuzanyura ahangaha kuri Kimo TV show. Mu by'ukuri rero
uyu niwo mwanya wo kugira ngo ukande subscribe. Numara gukanda subscribe haretana haza akantu kakazogera nako ukandeho, ukande kuri notification ya mbere, ubundi kugira ngo izo show z'ubwenge zitazabasha kuba zagucika. Mu by'ukuri iki ni cyo gihe cyo gukora subscribe, ubundi ukajya ubana natwe muri show z'ubwenge za buri munsi tuba twakuzaniye. Mu by'ukuri kubona umuntu bita Rugema atabwa muri yombi, ndabizi mubifitiye